Umuti wa kane uvura ubukene, rinda cyane ibihombo ubutunzi bwawe. Abanyabihombo ni abazengerejwe n'ubuzima bakunda ibirabagirana nshuti zanjye. Zahabu yawe iri mu ikofi yawe isaba kuyicunga neza no kwirinda abashaka kuyigukuraho. Nibitaba ibyo ntuzamenya aho iciye. Ni ingenzi cyane ko tubanza kwiga uko bacunga zahabu nkeya mbere y'uko Imana iduha zahabu nyinshi. Nguko uko Arikadi yatangije umunsi wa kane w'amahugurwa. Buri muntu ufite zahabu ahura n'ibigeragezo bimwereka amahirwe menshi y'ishoramari yanunguka menshi cyane. Ni kenshi na kenshi inshuti n'abanyamuryango bagerageza kwishora muri bene ayo mashoramari bakanamushishikariza nayo gukora nkabo. Ariko rero ndababwira ko ihame rya mbere ry'ishoramari ryiza ari umutekano w'igishoro ubwacyo. Mutekereza ko byaba birimo ubwenge uramutse ukurikiye inyungu z'umurengera ariko igishoro ubwacyo kikaba gishobora gutakara? Murasabwa kubanza kwitegerezanya ubwitonzi mu gihe mugiye gukora ishoramari iryo ari ryo ryose, mukamenya ko umutekano w'igishoro ari ntanyeganyezwa. Mbere yo kuguriza umuntu amafaranga yawe, banza umenye niba koko afite ubushobozi bwo kuyakwishyura, ariko unamenye niba arangwa n'ingeso nziza zizatuma kwishyura. Ariko ntimuzagwe mu mutego wo gushaka inyungu nyinshi z'umurengera kandi zihuse, ejo mutazatuma ubura n'utwara ufite kandi waruhiye. Mbere yo kuyarekura mu buryo bw'ishoramari uko ryaba rimeze kose, genzura neza ibibazo bishobora kuba bigendana naryo. Ngewe ishoramari rya mbere nakoze ryambereye umwaka gusa. Amafaranga yose nari nazizigamiye mu gihe cy'umwaka wose nagize njyanyaguriza umugabo ubumba amatafari witwa Azimuru. Yambwiye ko agiye mu butembere bwambukiranya inyanja. Ambwira rero ko azangurira ibikomo byiza byo mu Bafenisiyani. Yambwiye ukuntu ibyo bikomo twazabigurisha tukabona inyungu nyinshi maze tukayigabana. Abafenisiyani rero bari abatubuzi badasanzwe. Bagize batya bamupfunyikira ibirahure bya feke nawe arikorera arazana. Mugira ngo ubutunzi bwanjye ntibwari bugiye burira buryo se? Icyakora narize. N'ubu sinumva ibyo nari nanyweye byanshutse ngafata ubutunzi bwanjye nkaba umuntu ubumba amatafari. Ambwira ko agiye kugura ibikomo by'akataraboneka byarangiye ari akatazaboneka. Ibyo rero bavandimwe bituma ngira inama abantu yo kwigira kuri ubwo bugoryi bwanjye nagize, bakirinda kugwa mu mutego nk'uwo naguyemo. Ntimuzagwe mu mutego umeze gutyo. Ntimukigirire icyizere kirenze gituma mupfusha ubusa ubutunzi bwanyu. Ni byiza cyane gushakira inama z'ishoramari ryunguka ku bantu babifitemo ubunararibonye. Bene izo nama ziba ari iz'ubuntu ku muntu uzihabwa, ariko agaciro kazo gashobora no kuruta cyangwa se kakangana n'igishoro nyirizina ushaka gushora. Erega mu buryo budashidikanywaho, ako niko gaciro kacyo, ntiba koko izo nama zikirinze guhomba. Banyeshuri banjye beza, uwo ni wo muti wa kane ukiza ubutindi. Ni iby'ingenzi cyane ko uzabarinda ko ikofi yanyu yisanga yambaye ubusa nyuma y'igihe runaka muzaba mumaze kuyuzuza. Irinde cyane ubutunzi bwawe, uburinde ibihombo ibyo ari byo byose. Ibyo kandi uzabikora ushora ubwo butunzi gusa ahantu ubona neza ko igishoro gifite umutekano wuzuye, aho ushobora kubwisubiza igihe wabushakira cyose, akaba ari n'ahantu ariko hazaguha inyungu zawe nta mananiza. Gisha inama abo basobanukiwe ibintu kandi bafite ubunararibonye. Zirikana kandi uha agaciro inama abo bahanga baguha z'uburyo wacunga neza zahabu zawe. Reka ubuhanga bwabo burinde ubutunzi bwawe ibihombo byose byibasira ishoramari.